ese umuriro urawuhuza ute n'undi muriro Imana izakoresha? Ndorera nawe. Mbanje kubasuhuza. Reka uyu munsi tuganire ku ijambo rimaze igihe rikoreshwa, rimaze kuba rusange mu Banyarwanda, ijambo gusha cyangwa se gutwikwa. Akenshi tuzi ko Bibiliya rivuga ngo abanyabyaha bazahira mu muriro w'iteka ryose. None ubu gusha guturuka hehe? Gusha kwavuye mu mvugo ikoreshwa na bamwe bajyana ku bibuga by'ibikorerwaho ibizamini bashaka impushya zo gutwara ibinyabiziga, aho bataba bavuga ati cyangwa se bakiri aho ngaho ati barantwitse cyangwa se ndahiye. Ese koko uyu muntu aba ahiye cyangwa ntabwo aba ahiye? Uku ni ugusha nk'uko babivuga, usanga akenshi koko baba bahiye kuko igicu kiba kibuditse mu bitekerezo byabo. Abenshi babura inzira zo kunyuramo, abenshi bakibaza gusubira iwabo, batekereza imiryango yabo aho bayisize, ugasanga koko barahiye. Ese bigenda ute? Iyo uyu muntu akoze ikosa cyangwa se akaba akoze ibinyuranyije n'ibyo yakagombye gukora, atsindwa ikizamini, ari hahera akavuga ko ndahiye, barantwitse. Igicu kitakabudika mu mutwe we, agatekereza uko abigenza, agatangira kubura epfo na ruguru, atekereza ati imitungo yanjye irahashiriye, none ndabigenza nte? Tubajije bamwe mu bashinzwe ibizamini, bavuga bati tugira umuriro, ariko umuriro wacu ni uwo kuzimya, ntago ari uwo gutwika. Rero abashya mwihangane, siko